muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, kanezere ko mumeze neza abantu mu nkunda. Njyewe ndaho sibye gripe n'inkorora mu nsengere, n'abana banjye bararwaye batatu, muri za mpanga harwayemo babiri na Kami nanjye, ariko twese ni gripe n'inkorora, ariko ku bana murabizi abari danje. So mfite utugahunda nka tungahe tw'uyu munsi kwa gatandatu kugeza ku cyumweru. Nifuje rero gufata aka vlog k'iyo minsi ibiri, nzabasangiza ukuntu bimeze. Ubwo nizeye ko turi kumwe, ndabakunda abantu mu nkunda cyane cyane. waramumenye uzi kumushimisha. Mwaramutse, mwiriwe, mumeze mute? Njye meze neza, ndashima Imana. Nari nzi ko nzabaha vlog y'iminsi ibiri ariko iranga, bitewe n'uko nari nabivuze ko ndwaje abana gripe, bari batatu bayirwaye, none ubu ni bane. Nanjye njye mfitemo no gucika imbaraga, kunanirwa kurya byarananiye, bituma nkomerezaho nyine n'ubundi. Ubu ngubu ngiye i Remera kwa muganga, ngiye kureba ukuntu mu nda hanjye hameze, mba hameze neza. Rimwe na rimwe umuntu ubishoboye ntukajye guca muri ecography ari uko utwite. Ntago eco icamo abantu batwite, nta nubwo yaremewe kunyurwamo n'abantu batwite gusa. Ushobora kuba uri umukobwa utaranatwita, ushobora kuba nta nabona kukoresha, ukagenda ugaca muri ecography. Mundebere bano bantu ngaho ntanabona kukoresha, ariko bikaba byiza ko ugenda ukanyura muri ecography bakareba mu nda yawe nimba hameze neza, nimba nta bibazo birimo. Nyine ukicara muri wowe ukumva utuje, uvuga uti iki gice cyo ndabizi ko kimeze neza. Waba ubishoboye ugakoresha n'ibindi byo mu maraso n'ibiki byose. Nanjye rero niyo gahunda ngiyemo, uretse nyine sinzi, gusa sinatinyuka kwivuza ibintu bya gripe, byaba ari ubusazi, ntabwo ari ibya danje kuba nyirwaye. Ubu ngubu izuba ko rigiye, baye umukara, ngiye kujya kwivuza. Yego habaye umukara, muri hangana ko muri kumbona. Ngiye kujya i Remera kwivuza, niho nivuriza, ibindi turi kumwe. Harashyushye kweli. Hari ubushyuhe buteye ubwoba, haba ku manywa haba nijoro. Hari ikintu kimwe nshaka kwibariza abantu, Imana ako buretse kambanze. Ngiye kunyura kuri Teta tujyane. Iki kintu ndakivugaho ndi kumwe na Teta. Mwumva uruhande rwanjye n'urwa Teta ushobora gusanga bisa, cyangwa se ugasanga ibyo bintu nahuye nabyo
nawe yarahuye nabyo, namwe mwaranahuye nabyo mumbwire no muri comment. Ahubwo yambivugaho njyenyine niduhura nongeye mbivugeho mbarambire. Reka nihute ngende mufate ubundi nze mbabwire ibi bintu n'ababikora mwigaye nk'ukanyagwamo. Umuntu utarumva ibyo ndi kuvuga ari ukumva ari nk'iki ngiye kuvuga koko. Mba mani mfite nari nibagiwe ko ngomba kujya kumenesha amavuta. Ibirometero byari byandangiriyeho, ubu ngiye kubanza nyameneshe ubundi mbone kujya kwa muganga no kureba teta. Niba hari ikintu kigoye mu buzima ni ugutunga imisatsi imeze nk'iyi yanjye. Mbone mu ndebere, nta byumweru 3 biri muri bino bisuko. Nta byumweru 3 birimo. Sinzi niba umuntu yabyita gukuza umusatsi, nimba ari umusatsi ufite ibihe bibazo. Gusa natangiye gusigamo inuze amavuta akuza imisatsi. Umuntu yanayita ko ari imiti iyo muri Sunlight, ngo ndebe ko umusatsi wanjye wagabanya akavuyo. Gusa ni ugukura ni iki ndebera nuko byahise bimera. Kandi noneho ubwo natangiye no kurwara n'ibiheri byo kubera nyine ibisuko byashaje. Nibinkundira uyu munsi ndajya muri salo bamambure mbikureho, nzongera gusuka mu kwa 4 wenda nabwo nimba niyogoshesheje. Mwumve ko kwihanganira ngo ngere kuri teta ibi bintu tubivugeho twese binaniye. Kanibariza abantu, niyo ufitanye agakungu, ufite urugo rwawe cyangwa se wibana uri umugore ukagirana agakungu n'umukozi ukora ahantu mu rugo rw'abandi, akaba yakuraho ibintu akaza kubikubitsa, ubundi ubutekereza neza? Nta nubwo ubutekereza ko uwo muntu ashobora kuba yakibayo ikintu akakikuzanira bikarinda bimenyekanye kikaguteza ibibazo, ukajya kwitwa kuri umufatanyacyaha, kiba ikintu gitoya cyangwa kinini. Ngiye hari akantu kamwe nshaka kwibwirira abantu. Uyu munsi nari mfite umukozi tumaranye amezi nkangahera, umwaka rutaruzura ko ruri hafi. Mu mico y'inyuma y'ukuntu agaragara nta kintu yari atwaye. Noneho ngo yari afite ngo gahunda yo kujya kubana n'umugabo, bari barabyumvikanye ko bazagenda bakabana. Umukobwa muzima akajya afata ibiyiko akabihisha mu bintu byo kwera. Yaranansabye kugura amajyambere ngo yabike mu rugo ndabimwemerera. Naho we afata nk'ibiyiko n'iki akabijyana mu bintu bye. Naza mu byombo nareba nkava ni ibyombo byagabanyutse muze gushaka ahantu ibiyiko biri cyangwa ibiki akabigarura. N'amakuto rimwe reka amatasi agabanyuke, ibikombe n'ibiki byose nabwo mvuge. Agarura ibyo agarura, asiga igikombe kimwe. Buriya hari igihe umuntu aba akora ibintu ari mu rugo rwawe, Imana igakoresha inzira zose zishoboka. Ikaze ikimashini cyari kinkanze, ndindira ko urusaku rushira kugira ngo umeze. Ukifata ukabika ibintu ntuzi neza nimba ari ibye. Ikindi ni gute umuntu akubitsa ibintu akiri muri urwo rugo ukabyemera. Mumbaye mungize ukuri nk'abantu mukora ibyo bintu murumva mutari kujya mu bintu nyine biba bidafite ko na ruguru. Naho bamwirukaniye uwo muntu bamuvumbuye ko gahunda ari ukwiba ari nabyo arimo, ukaba uwa mbere wo kumubikira ibintu n'ubundi. Uzi icyo uri gukora? Uba uri kwerekana ko uri umufatanyacyaha mu bintu byose. Kabone n'ubwo hari ikintu cyabura nyuma ndetse n'uwo muntu akabura, umuntu yakwifashisha wowe muturanyi ujya kuvuga aho ari, kuko nyine muba mufitanye amabanga arenze ukwemera.
rero shumana nuko maze igihe ndi kwitegura n'ubundi uwo muntu ngiye kumwirukana. Urumva si ibintu nabonye bwa mbere nyine gutya, nabimenye kubera undi mukozi nari mfite watashye. Baba bareba ibiganiro byanjye, bareba ibikorwa byanjye byose muri rusange, yarakoze kubikora. Noneho kandi bimeze nk'aho yari n'umuturanyi w'iwabo, yarakoze gutuma mbimenya, kuko iyo atabivuga wenda nari gukeka nkanabireka nk'uko nari narabiketse, ariko noneho yatumye mbifataho umwanya. Umwana w'umukobwa iki gikombe kimwe cyari gisigaye, kumwe nyine Imana ivuga uti ugomba gukora ibintu byose hagasigara akamenyetso. Iki gikombe yagikuye nicyo naguze, wakiguze ko batagitanga kuri detaye ngo nanjye ngende ngura ibindi. Mu mujyi tugenda ahantu wakiguze, noneho niba utushaka kujyayo tugende kuri polisi bimere gutya na gutya. Ndambwira ntitureke kurgorana, nifite gahunda zanjye nshaka kujyamo. Mbwira nimba warakibye nkubabarire, ngo mbabarire kuba narafashe ikintu utamaye. Rero nunciye amaboko nyonga acaho. Ariko ikintu nashaka kwibariza abantu mufata ibintu umukozi muturanye akuzanira ukabika, ububika ibiki? Ubuze ari ibiki ubitse? Ubuze ari ibiki ubitse? Abantu mujye mwitondera gukora ibintu mutabanje kubitekerezaho. Simbahaye inama y'umunsi nako y'imyaka. Niba umuntu aje kukubitsa ibintu, ye baba we, jya umubaza jya umubaza no mu nda yaho byavuye, umubaza ibintu byose. Ataba ari ibintu aba yibye ugasanga noneho ni n'ibintu bikaze, ugasanga nawe biguteje ikibazo gikomeye cyane. Ureke nk'ibyo by'ibikombe, wenda ibikombe ntacyo byakukoraho bitewe n'uwo babyibye, ariko kandi uburyo yoroshyamo ibintu n'uburyo akomezamo ibintu. Abatantine muri mu ngo z'abandi, abahungu bagiye kubashaka ngo mubyoroheje, ubukorera amafaranga yawe, uba ushobora kuba wategereza ukajya ugura ibyo ufitiye ubushobozi. Ikindi nimba nyine ubwo bushobozi bwo kugura icyo wifuza uri kubona mu rugo rw'abandi nta gihari, nyurwa wakira ufite. Byarangiye? Nyurwa n'ibyo ufite, kuko nta kintu kiryoha mu buzima nko kunyurwa n'ibyo umuntu afite. Kandeka kubamena amatwi, bari gukuraho ivumbi, nanjye ubwanjye biri kunsakuriza. Abantu mujye munyurwa n'ibyo mufite, mureke ikintu cyo kwifuza ibintu birenze ubushobozi bwawe. Ushaka kugera mu rugo rwawe ufite izo plastique zawe mubasha kunyweramo mukaryama, ejo bundi ugatunga bya bindi birenze ibyo wabonaga muri urwo rugo byari bigiye kugutera kwiba, bya bindi bishobora kugutera kwitwa kuri umujura, kandi atari ko wahoze icyo atari nacyo wifuzaga. Ikindi, abantu mubika ibyo mubonye, nkanjye nk'ubwo nabyoroheje ndabyihorera. N'uwo mukobwa nawe mubwiye kugira ngo agende abibwire abo bandi, ariko si byiza. Hari umuntu wabikira n'ikanya, pfa kuba hari ikimenyetso simusiga bikagukoraho. Mwakoze kunkurikira, reka nje kwa muganga mugabo ngabanya amagambo.
guhagarara hamwe, aba yoroshye guhagarara hamwe. Mwiriwe teta mwana we, mwiriwe muri kumva induru mvugize, tugiye kureba teta ku kazi, tugiye kurumba. aho imbere komeza hariya aho umutuku. Muri banki hari umusekirite uvuga neza muri banki, yaguye serivisi nziza. mwakoze wagira ngo uri umugore ugiye kurongorwa. meze nk'umugeni. Umeze nk'umugeni niba abantu. Ubundi reka nkubwire, uyu munsi twagombaga kubonana kare. Kubera iki? Ku manywa ubu tugiye kujya tubonana gakeya, nitunabonana ntitujye gusangira. Yego pe. Tuburane wenda kuba amasaha ubu ngubu bagiye kuba make. Nanjye nzafunga iminsi 2 kugira ngo ufashe urugendo. Yego sha. Ya nyuma. Sibyo? Ngo kandi niyo y'umugisha. Iminsi 10 ya nyuma ni myiza cyane. N'iyindi ni myiza ariko 10 ya nyuma ni myiza cyane. Umuntu wese, umusiramu wese ndamwifuriza. Twageze kwa Cynthia kwa Mama Kambo Lashes. Cynthia ubundi tujya imbere ya kamera abizi n'ibiki. Rimwe na rimwe akiyambika agapfukamunwa, ubundi akajya inyuma ya kamera. Yumva ko yagutinya kamera. Turashaka rero kumugwaho turebe ukuntu bita bimera. Imana mbere ntabwo afitemo umukiriya. Imana ibabarire, Imana ibabarire. Afitemo umukiriya. Senti, vites? Umeze utes? Ntabwo nabishyize. Ubusa bya bindi bindi wamenye ibyo ari byo. Ya teta shiri kubuti. Teta ntabwo utagira, ni umukozi rwose uba ufite umwete mu kazi. Ibi birenge ni Cynthia, uyu ni njyewe, uriya ni teta. Teta twavaga ku ishuri buri gihe nkubita gutya ikirenge nyigarura. Agenda yateze idobo. Hano hantu nzaza kuguramo abana. None se ko nanjye ibyo Joyce yakoze mbibona. Kandi yabatsinze. Ukagira ijipo yako rero. Nabonye buriya bwenda ari bwiza. Nabonye Muyanga yambaye mbona ni mwiza ko. Inde? Iriya ni nziza ariko. Sugiye gufata sufi. Zimeze neza aha hantu nibemera ko tuhabika turahabereka. Harasa neza. Iriya ujya kuma? Nakandi urakoze. Niko Ukaryoshye. nizira dukorera kahe Mwebwe ko wagiye kuhakorera? Kararyoshye byatanga. muri mutuntu tumbu Umwana uri kwitegura igisibo mwamubonye. Inzara zirasuye. Zikaryoshye. Mubwire. ntabwo tukazi Twese. Mwakoze kudukurikira abantu mwarebye vlog. Dore nuko tubisoje tugiye kwihemba. Bye. ego